ikibazo cyanjye kimeze nk'amatsiko ndashaka kugira ngo numve uko byumva. Twebwe dufite n'izindi ngabire nk'abapadiri twirukana na roho ababyigisha nk'umusikologe, ariko hari na roho mbi itera umuntu. Ibyo bintu urabyemera wowe? Icya kabiri, ibintu watwigishije uko byubatse byubatse nk'umusikologe nyine, ariko twebwe nyine twumva ko turi abamoralisite. Icyaha ndashaka ngo nzamenye amahugurwa azarangire n'umenye rompuwe nini ahantu ibintu byo mu bwonko bizajya guhurira na volonte bikarema icyaha bikaba n'ihungabana aho hantu. Murakoze. Kikabaze gusubiza yewe wenda nk'umukristu nemera ko kera amashitani yateraga, ariko muri siyanse neze ntabwo nigeze niga roho mbi. Siyanse yuko umuntu ashobora kugira ihungabana, akagira imisemburo yivanga, akagira agahinda, akagira iki, ariko ntabwo roho mbi nazizi. Ni nayo mpamvu iyo umuntu arwaye akaba afite ibimenyetso nyine bigaragaza seroretiwe, iyo tubonye kuri ibyo bimenyetso nyine ko harimo uburwayi bwo mu mutwe, twebwe turavura siyantifikoma. Hari mu rwego bwo mu mutwe habamo ibice bibiri, icyo twita nevrose na psychose. Nevrose ni nka kuri ugira crise émotionnelle na anxiété, niteye biriya byose uba uri conscient yuko ufite ikibazo n'ubwo wananiwe kukivamo. Biriya rero tubivuza, umusipologe abivuza psychotherapy, ukamwakompanya psychologicoma akazagira akagakira. Ariko noneho abo bita les psychotiques ntabwo tubavuza. Niba abandi bafite nyine ibyo bibazo hanze bajya mu mavuriro mbi, bavuga ibiterekeranye, barwana, hanze bagira gute, twebwe ntabwo tubabona nk'abombi, tubona nk'abarwayi duha imiti bagakira, bakabasitanga. Ntabwo bakira neza, ariko iyo gifatwa tukamuha imiti arakira kompletoma. Ariko iyo imaze kugira crise ebyiri anywa imiti imyaka 5. Iyo agize crise zirenze ebyiri anywa imiti ubuzima bwe bwose. Icyo gihe rero bamwe araryangira arambirwa, kuko ni abarwayi barushya cyane, baguye pe, kuburyo ushobora no kugera ugasanga mu muryango bose barwaye mu mutwe kubera wa murwayi umwe. Niyo mpamvu bamureka nyine akamabandona akajya muri erance akivuga zerera ry'ibyo abonye, afite ibyo abonye, arwana agira gute. Rero ntabwo tukizeraho mbi, tubyita uburwayi bwo mu mutwe bushobora kuvurwa. Ikindi nari numvajije guhuza volonte na morale. Ubundi twebwe umurwayi, umuntu utuje imbere normalement, uretse uwo umusipotike bamukorera demande kuko aba afite icyo bita morbidité négative, ntabwo yemera ko arwaye. Umusipotike bagomba umuryango uramuvuza. Ariko umuntu ufite nevrose aba azi ikibazo afite, ashobora kuvuga ati numva ndashaka kujya mu bantu, numva nigunze. Hari n'uwajyaga ambwira ati numva ndashaka nkunda misa, ariko numva ndashaka kujya mu misa kubera ko harimo abantu sinshaka kubabona. Mpitamo ko misa irangira ngenda kwicara imbere ya Yesu, kwicara imbere ya Yesu ngakora adoration, ngashengerera, nkamubwira ibibazo byanjye. ariko urumva ari conscient yuko ubundi umukristo ajya mu misa agahazwa igitambo cyangwa akagikurikira. Ubu rero kubakompanya birashoboka kuko deja ari conscient y'ikibazo afite, turamufasha tukadufasha abafite sentiment de désespoir, afite n'byinshi, abantu bafite anorexie badashaka kurya, kazi kakubwira ati ibintu byose ndabifite ariko mama ndashaka kurya, cyangwa se bafite n'ibyo bita bulimi, akarya nyine akajya nk'uwahanzweho, yarangiza akajya hanze akarirwa akagaruka akavuga ati ubwo rwanjye nta kintu kibamo inzara yaratumaze, kandi abagira afite carence affective yo
yirirwa yiyabuza ibiryo nk'iri cupa uriciye indiba ukirirwa umenamo ntabwo rijya ryuzura. Ibyo byose rero turabanza nyine twe tukareba ibimenyetso, tukamenya imodoka irasa umurwayi ibibazo afite, kandi yanikoreye domande, tugatangira urugendo rwo gushakira hamwe ibisubizo. Ariko mu psikotike ntabwo dukorana urugendo tumushyira ku miti kuko we n'umurwayi warangiye. Sinzi niba bashubije uko mwambazaga, ariko imyuka mibi ntabwo tubyemera, ntabwo tubizi, ntabwo twabyize. sinzi niba ikibazo cyanjye kimeze nk'amatsiko, ndashaka kugira ngo numve uko byumva. Twebwe dufite n'izindi ngabire nk'abapadiri, twirukana roho ababyigisha nk'umusikologe, ariko hari na roho mbi itera umuntu. Ibyo bintu urabyemera wowe? Icya kabiri, ibintu watwigishije uko byubatse nk'umusikologe nyine, ariko twebwe nyine twumva ko turi abamoralisite. Icyaha ndashaka ngo nzamenye amahugurwa nzarangire n'amenye rompuwe nini ahantu ibintu byo mu bwonko bizajya guhurira na volonte bikarema icyaha bikaba n'ihungabana aho hantu. Murakoze. kikabaze gusubiza yewe wenda nk'umukristu nemera ko kera amashitani yateraga, ariko muri siyanse neze ntabwo nigeze niga roho mbi. Siyanse yuko umuntu ashobora kugira ihungabana, akagira imisemburo y'imbaraga, akagira agahinda, akagira iki, ariko ntabwo roho mbi nazizi. Ni nayo mpamvu iyo umuntu arwaye akaba afite ibimenyetso nyine bigaragaza serorete, iyo tubonye muri ibyo bimenyetso nyine ko harimo uburwayi bwo mu mutwe, twebwe tukavura siyantifikoma. Hari mu burwayi bwo mu mutwe habamo ibice bibiri, icyo twita nevrose na psychose. Nevrose ni nka kuri ugira crise émotionnelle na anxiété, niteye biriya byose uba uri conscient yuko ufite ikibazo n'ubwo wananiwe kukivamo. Biriya rero tubivuza, umusipsikologe abivuza psikoterapi, ukamwakompanya psikologikoma akazagira akagakira. Ariko noneho abo bitareye psikotike ntabwo tubavuza. Niba abandi bafite nyine ibyo bibazo hanze bajya mu mavuriro hombi, bavuga ibiterekeranye, barwana, hanze bagira gute, twebwe ntabwo tubabona nka bombi, tubona nk'abarwayi duha imiti bagakira, bakaba sitable, ntabwo bakira neza. Ariko iyo gifatwa tukamuha imiti arakira kompletoma. Ariko iyo imaze kugira crise ebyiri anywa imiti imyaka 5. Iyo agize crise zirenze ebyiri anywa imiti ubuzima bwe bwose. Icyo gihe rero bamwe araryangira arambirwa, kuko ni abarwayi barushya cyane, baguye pe, kuko ushobora no kugera ugasanga mu muryango bose barwaye mu mutwe kubera wa murwayi umwe. Niyo mpamvu bamureka nyine akamabandona akajya muri eranse akivuga azerera ry'ibyo abonye, afite ibyo abonye, arwana agira gute. Rero ntabwo tukizera ko mbi, tubyita uburwayi bwo mu mutwe bushobora kuvurwa. Ikindi nari numvajije guhuza volonte na morale. Ubundi twebwe umurwayi, umuntu utuje imbere normalement, uretse uwo umupsikotike bamukorera domande kuko aba afite icyo bita morbidite negative, ntabwo yemera ko arwaye. Umupsikotike bagomba umuryango uramuvuza. Ariko umuntu ufite nevrose aba azi ikibazo afite, agashobora kuvuga ati numva ndashaka kujya mu bantu, numva nikunze. Hari n'uwajya yambwira ati numva ndashaka nkunda misa, ariko numva ndashaka kujya mu misa kubera ko harimo abantu sinshaka kubabona. Mpitamo ko misa irangira agiye nkajya kwicara imbere ya Yesu. Kwicara imbere ya Yesu, gakora adorasiyo, gashengerera,
nkamubwira ibibazo byanjye, ariko urumva ari konsiya yuko ubundi umukristo ajya mu misa agahazwa igitambo cya misa akagikurikira. ubu rero kubakompanya birashoboka kuko deja ari konsiya y'ikibazo afite, turamufasha tukadufasha abafite sentiment de désespoir, afite n'izindi, abantu bafite anorexie badashaka kurya, kazi kakubwira ati ibintu byose ndabifite ariko umuntu adashaka kurya, cyangwa se bafite n'ibyo bita bulimi, akarya nyine akarya nk'uwahanzweho, yarangiza akarya hanze akarirwa akagaruka akavuga ati urugo rwanjye nta kintu kiba n'inzara yaratumaze, kandi uwagira afite carence affective yabuze urukundo, yirirwa yiyabuze ibiryo nk'iri cupa uriciye indiba ukirirwa umenamo ntabwo rijya ryuzura. Ibyo byose rero turabanza nyine twe tukareba ibimenyetso, tukamenya imodoka yasa uburwayi ibibazo afite, kandi yanikoreye domande, tugatangira urugendo rwo gushakira hamwe ibisubizo. Ariko mu psikotike ntabwo dukorana urugendo tumushyira ku miti kuko we n'umurwayi warangiye. Sinzi niba bashubije uko mwambazaga, ariko imyuka mibi ntabwo tubyemera, ntabwo tubizi, ntabwo twabyize. sinzi niba